Murakaza neza nanone kuri YouTube channel yacu TFZ Rwanda, aho tugiye kongera kurebera hamwe igice cya gatanu cya CSS. Utarareba igice cya mbere, cya kabiri, cya gatatu n'icya kane, ahubwo uragenda ubanza ubirebe wirangize kugira ngo tubashe kugendana muri igice cya gatanu. Igice cya gatanu rero tugiye kurebera hamwe izindi properties. Muribuka ko turimo turakora kuri text, noneho dukora properties zimwe na zimwe zigira effect kuri text kugira ngo zibashe gustylinga iyo text kuri web page. Kuri uyu munsi rero muri iki gice cya gatanu turarebera hamwe properties zimwe na zimwe n'izindi pseudo element na pseudo classes. No kuvuga ngo property ya mbere turi buvugeho tureba kuri text align, igufasha ku-aligninga text yawe ku ruhande ushaka, ibumoso, iburyo, hagati, cyangwa se kuri justifyinga. Turabireba na text indent. Text indent igufasha kwegeza imbere umurongo wa mbere mu buryo bwo kustylinga neza paragraphs zawe. Na text shadow yongera igicucu kuri text. Hari fast letter na fast line, nayo ni pseudo element idufasha gukora iki kugira ngo character, inyuguti ibanziriza interuro wigire nini kurusha izindi. Noneho hari link na visited. Izi ni pseudo classes nazo zidufasha iki gushira styling zitandukanye kuri links uba wasuye ziri kuri website. Noneho n'izindi pseudo element, hari hover, hari active, hari focus, hari noneho hover yo ikigufasha n'igihe umuyuza akojeje mouse ye kuri link runaka, ni hover igira effect. Noneho active ni igihe wakanze kuri iyo link. Noneho focus ni igihe wamaze gufungura link, noneho urimo urakorera muri iyo page yafungutse. Urugero nagaragaje gutanga hano rwa focus ni igihe uba wamaze guhitamo ahantu wuzuza nka form runaka, iyo page yafungutse noneho utangiye kuzuza iyo form. So reka turebere hamwe rero uburyo izi pseudo element na pseudo classes hamwe na izo properties turebe uburyo zikora. No kuvuga ngo mu gihe wakunze ino video liking kandi ongere wibuke kora subscribe kugira ngo ubashe supporting iyi channel. Ufaye ufite n'ikibazo, ufaye igitekerezo cyangwa ikindi kintu cyose ushaka kutugezaho, email niyo ngiri kuri screen. Reka rero turebe practice y'izi tumaze kureba mu ncamake. Nuvuga turatangira ni properties ya text align. Text align uburyo ikora turaje tubirebe. No kuvuga ngo iyi syntax mumaze kuyimenyera cyane, nuko niyo ugomba kubanza kugira ngo ubashe kwandika code imwe iyo ari yo yose muri HTML. Rero hari amagambo nkoresha n'ubundi niyo magambo ndi bugarukane. No kuvuga ngo ngiye gustylinga text yanjye nkoresheje izi element, izi style, izi properties tumaze kureba na pseudo element cyangwa se izo pseudo classes. No kuvuga ngo ngiye kubanza gutegura hano text yanjye. Okay, noneho ndafata izi ngizi n'ubundi barizo nkoresha kugira ngo ngabanye umwanya. One, two, three, four, five. Okay, zirahagije. So reka noneho turebe style sheet ukuntu turi bustylinge. Noneho noneho turareba ahangaha ndabanza ngarukeho gatoya ngire style nshingire reka nkore hano nshireho div, wenda nkore class is equal to 1
zose nzikureho mbanze nkore format neza. Yabatu Yabaturi fine. Okay, reka noneho turebe kuno du styling hano. Nukuvuga ngo ndakora class 1 ndafungura aha ni 2 aha ni 3 aha ni 4 5. None reka turebe text yacu ukuntu imeze. Ubwo ni hano index, text nuko nguko imeze. Noneho reka tushireho iyo effect. No harimo text align, twavuze ko hari center, hano hakaba left, hano hakaba right, hano hakaba justify. There are how many values? 1 2 3 4. Okay, ni 4 values, nta kibazo. Narakoze 5 ariko it's okay. Noneho reka turebe effect hano. Noneho urabona ntago hano biri clear neza, ntago biri clear, ntago biri clear, ntago biri clear. Reka nkureho ibi byose ndekereho just iyi heading 1, biraza kuba clear ni heading 1. Urabona niyo ngiyo tusigaranyeho yonyine. Then ndazana muri CSS izose ndazikuraho. Ubwo nda selecting iriya element ya heading 1 ndakora text align. Ubwo ndayikora reka ntangire left nta kintu iri buhindure kuko iracyari n'ubundi kuri left. Noneho reka ngende mpindura value gusa. Hano ndashiraho right. Urabona ukuntu hita ijya right. Noneho hano ndashiraho value ya center, saving irajya center. Noneho justify yo reka nkore justify reka nshireho iyi paragraph kugira ngo justify yo biraza kugaragara neza. P save. Ningaruka hano, impamvu mbikoze gutya ndagira ngo urebe ukuntu hano bimeze. Aha kuri end iyi text ninshiraho iriya, ninshiraho p text align justify. I'm saving. Urabona hano ukuntu bitabiza bikagororoka hose. Wabonye ukuntu habise bigororoka naha bikagororoka. Nicyo iriya value ya justify ikora. Ni ukuvuga ngo iyi ngiyi irarangiye. Reka turebe text indent. Reka ntegure noneho text ya indent. Ndagaruka ndangije kuyitegura. Okay, icyo narindi gukora narindi gutegura iyo text kugira ngo tubashe kuyikoresha muri text indent. No kuvuga ngo icyo maze gukora ni iki, maze creating just 3 paragraphs. Paragraph ya mbere nyiha class ya P1 na paragraph ya gatatu nyiha P3. Paragraph ya kabiri
ntacyo nayihaye. Rero ubwo ndaza no muri CSS kugira ngo mbashe gukoresha iriya text indent. Ni ukuvuga ngo ndakoresha ya class ya mbere na class ya kabiri ariyo P1 na P3, then ndafungura curly braces, ndakora text indent hano. Ubwo reka nshireho kugira ngo bize kugaragara wenda 50 pixels kugira ngo effect ize kugaragara neza. Ninkora gutya urabona uburyo zegeye imbere iyi paragraph ya mbere na paragraph ya gatatu nkoresheje iki, iriya P1 na P3. Reka wenda nshiremo space hano kugira ngo tubashe kubireba neza. Ndakeka no biri bugaragara neza. Urabona uburyo iyi yegeye imbere n'iyi yegeye imbere, iyi ngiyi nta kintu nigeze nyikoraho. Then iyindi igezweho ni text shadow. Reka nanone ntegure text ndi bukoreshe muri text shadow kugira ngo nanone bize kuba bigaragara neza. Text shadow ndakeka itari butware umwanya munini, just P hano kaba 1 2 3 4 5. okay, 5. then hano class hano ndaita 1, hano ndaita 2, hano ndaita 3, hano ndaita 4, aha ndaita 5. then hano kanyite when nkore shadow 1, hano 2, hano 3, hano 4, 5. save. Noneho maze gutunganya iyo ngiyo, ubwo rero igikurikiraho ni iki, muribuka ko ari text shadow gushiraho agacucu kuri text. Ubwo ndaza hano ndasiba bino. None kubera ko mfite classes eshanu, hari class 1, nuko making sure ko wanditse class nkuko n'ubundi wayanditse muri HTML. Ni kuvuga iyi ni class 5, iyi ni class 4, ni class 3, iyi ni class 2. okay, noneho ngiye ndagenda gerageza kubiha different backgrounds kugira ngo bize kugaragara neza. Background color reka nyihe iyi, ndageza hano nyihe color, ndayiha 666. then ndamanuka ndayiha text shadow, ndayiha 1 pixel,
space 1 pixel. Ibi nzabisobanura nintangira gusobanura padding na 0 pixel. Nanone ni same. Okay, reka nongereho wenda kandi kamwe wenda font size, reka wenda kugira ngo bibe binini kugira kubibona neza nkoreshe ya tate. Noneho nahangaha biraba ari same, ariko ho ndahindura gusa, ndagihindura color, shireho D. Urugero ushobora gushiraho color ushaka. Hano reka ndekereho 6. Noneho nahangaha, ariko reka nahangaha nshireho color like 0. Okay, nahangaha ndakanongereho 6 minduranye. Nanone okay, size reka nyereke hano mindure gusa 0 pixels, wenda hano nshireho 3. Noneho nanone izi properties ziraba zimwe. Hano reka wenda nshireho C, hano nshireho wenda F, hano kuri 6 nshireho 1 pixels, wenda hano reka nshireho like 7, hano nshireho like 2, na handekere 2 pixels. Size reka ndekere iyo ngiyo kuri 4. Ndi gukopya kugira ngo ntandukura gusa ibintu birebire, ariko ni bimwe. Color hano wenda 7, hano reka nshireho -2, -1, wenda box reka hano nyireke ni kimwe na hano. Ndashiraho nizava, ndahindura gusa amavalue y'ama colors. Aha ni A, wenda hano ndekere F, reka hano nshireho 6 pixels, wenda hano nkore -1. Iyi reka nyivaneho, turebe, turaza kureba effect nayo iri butange. Ubwo turarikaruka kuri browser, dukore refresh. Urabona ko zigenda zigira udushadow. Kanzuminge turebe, urabona ko zigiye zigira udushadow ku ruhande. So iyo niyo property ishiraho shadow kuri text. Reka turebe indi kurikiyeho ni fast letter kuyigira nini kurusha izindi. Okay, nabyo reka duformatting text yabyo. Ni ukuvuga ngo uraza gusa ni kimwe, ntabwo dutinda. Reka ni just one paragraph. Reka wenda iyi paragraph nyihe class yitwa, wenda reka nyite notes. I save, then ndaza hano. Izi ngizi nazo ntabwo tukizikeneye. Ubwo hano ikintu ndi bukore ni iki, kuko mfite iyi uko muyibona hano,
ni class note iri muri paragraph. Ikintu ndi bukore ni iki rero, ndashiraho ya element ya HTML, akadomo nshireho izina rya ya class yanjye yitwa note, then nshireho utudomo tubiri, nkurikizeho iyi first letter. Iyi pseudo element ni igufasha kugira gute gushiraho ubunini bwa first letter muri paragraph yawe. Ni ukuvuga ngo hano rero ikintu uri bukore gusa urakuhita ukoresha ya property yo gushiraho size. Ni ukuvuga ngo hano ndakoresha percentage, reka nshyireho 200%. Nshiraho 200%, reka tugaruke kuri browser rero turebe, ndarefreshinga, urabona ko ya character yabaye nini. Ni ukuvuga ngo iyi character ibaye nini, nanone ushobora kugira gute, ushobora kugira kuko hano urabona ko dufite first letter cyangwa first line. Iyi first line ni ikintu ikora gusa iboldinga interuro ibanza. Reka nanjye turebe uko ikora. Hano hari first letter, urakora iki, urakora gusa hano bakadomo kamwe, ukora utudomo tubiri inshuro imwe, none hano ukora first line, you save, wamara gusevinga ukaza hano ugakora font weight, bold, save, wa refreshinga, urabona ko first line yonyine niyo yabaye bold. Ni ukuvuga ngo hano tumaze kureba ni ngiyi first letter na first line. Icyo tugiye kureba rero, tugiye kureba ni izi pseudo classes ya link na visited. Ni ukuvuga ngo nazo ukuntu nazo formatting text yazo, then tugaruke hari akantu nshatse gato gusobanura mu gihe ntararangiza gukora izi ntararangiza formatting text. Turi gukoresha ya visited na link na visited. Ni ukuvuga ngo ukuntu ushaka creating a link, sinzi niba mubyibuka, ushaka creating a link ni attribute, ariko iyi attribute uribuka ko dushiramo hano iriya ni element ya a, ariko ifite attribute ya href. Iyi href rero niyo ukora iki, niyo wita ulinkingaho indi page, ariko mu gihe udafite indi page ushiramo aka kamenyetso gusa, then hano ugashiraho izina rishaka kwa appearinga hehe, ushaka ko rya appearinga kuri home page yawe. Reka wenda nandike home hano, save, then ninza hano urebe, urabona ko ni home kandi iri link, niko kanashaka kwerekana konyine. Reka noneho nshireho text, then turagaruka maze kuzirangiza. Okay, text tugiye gukoresha niyo ngiyo. Ni ukuvuga ngo ikintu tugiye kureba izi text tugiye gukoresha, urabona ko ubu ngubu nta effects nimwe iri gutanga iyo ukoreshejeho cursor yawe. Ni ukuvuga ngo hano tugiye kurebera hamwe ni link na visited, ariko ziraba zifite izi value zose uko ureba ahangaha. We have active na focus. Ni ukuvuga ngo reka rero turebe uburyo tuza kubistylinga muri CSS. Ni ukuvuga ngo nkuko tubibona hano, urabona ko ni a, iyi a niyo turi buzane hano rero kuri CSS ni a. Turakoresha noneho link turayiha value runaka. Ni ukuvuga ngo color link, reka nyihe wenda deep pink, shireho ako kadomo n'akabago text,
text decoration urabona ko hano turacyafite ndashaka gukuraho uyu murongo. Text decoration reka nkore none, ndasevinga. Iyo ni link nkoze. Noneho ngiye gukora visited. Mu gihe ibaye visited biragenda gute? Nicyo ngiye gukora. Nuko ndakora visited, nayo ndafungura curly braces, ndakora noneho color niba visited ibe ifite ibara ry'umukara nuba wayisuye iyo link. Noneho ikindi tugiye rero kuri hover tugiye kuri hover, noneho nayo ni ya A n'ubundi kuko ni za link. Hover nayo ndafungura hover, ndakora color nanone, reka nshireho nanone deep pink nanone. Noneho text decoration mu gihe ukojejeho mouse, ishireho akarongo. Ni ukuvuga ngo hano nakuyeho akarongo kuri link zose. Reka mbanze nkore refresh hano turebe. Urabona ko ino mirongo yavuyeho, urabona ko iyo mirongo ntayiriho. Ariko nukozaho mouse irahita icaho akarongo, nukozaho irahita icaho akarongo, nukozaho irahita icaho akarongo. Niko kano karongo. Reka wenda nkore none, reka nkore none naha urebe. None nayo naho nimpakora none nka refreshinga, ninshiraho ntagiri buca akarongo, ariko ndashaka gushiraho gatandukaniro gusa. Reka nsubizeho ya underline, noneho iceho ako karongo nindamuka nkojejeho. Wabonye akarongo nshobora no kugakuraho nkagashira hejuru. Reka ndifreshinga urebe, ndarifreshinga ninkozaho akarongo. Bon, ubwo ntabwo gakora hano, gakora ndabona iyi effect itari gufata vuba. Ndabona okay, urabona ko kano sinzi mpamvu kari gutinda, ariko iyo nukozaho irahita izana akarongo hejuru. Sinzi impamvu kari gutinda kuza, ariko wabonye ko ngaka, ariko sinzi impamvu karimo karatinda. Ariko ni just value ya overline kugira ngo karongo kajye hejuru. Ariko reka nkore under kugira ngo kagume hasi. Iyo ni hover tumaze gukora. Noneho reka dukore active, ni A. Noneho nshireho color wenda ya dark cyan ukunguku. Noneho reka nsaving turabizi effect zose noneho ukuntu zikora. Ni ukuvuga ngo twabonye ko hover ni igihe umuyuza akojeje mouse kuri iyo link. Hover niyo ihita ireactinga. Ninkozaho gusa ntakanze, urabona irahindura iryo bara. Iyi ni hover. Noneho ikurikiyeho ni active. Active ni igihe ukanze, nukanda hari akabara gahita kazaho. uri kurebe, wabonye ko iri gusa naho iby'icyatsi. nkanze hari akabara kari guhita gahinduka. Ariko kubera ko izi link zose nazikanzeho kandi nkaba nakoze ko niba visited iba black. Noneho kugira ngo bigire effect bigaragare, wenda numara kuyiklikaho wenda bibe blue kugira ngo bigaragare neza. Urabona kuko biri black ntago bigaragara, kuko nari nakoze ko nuramuko yikanzeho bibe black. Ariko ubu ngubu nahinduye, ndavuga ati nuramuko clickinzeho link wa clickinzeho ize guhinduka blue. Ubwo ni nkanda hano active, nahinduye value itariyo, ariko niyo I don't know why it's not reacting. Ariko if visited here it should become blue. Yeah,
box ureba, yeah, it should become blue. Ntago nari refreshinze. Urabona ni ukuvuga ngo kubera ko nazisuye niyo mpamvu zahindutse blue. Ni ukuvuga ngo n'ingi blue ushatse wayikora wowe color ushaka. Reka dukore wenda zabaye visited zibe red. Sinzi impamvu itari guhita ihinduka utari freshinze, ariko urabona ko zabaye red bitewe n'iki nuko zabaye visited. Ni kuriya izi zikora, ni kuriya izi pseudo element na pseudo classes zigenda zigufasha mu kugira ngo ubashe kudecoratinga amalink yawe muri web page yawe. Ngire ngo si ubwa mbere mubibonye, mwageze kwibanda ku ma website mwasuye uko bigenda bihindura ama colors. So ni ibingibi naho igice cya gatanu kirangiriye. So reka rero tuzongere dusubire vuba mu gice cya gatandatu, aho tuzaba turi kurebera hamwe rero boxes, uburyo ushobora gustylinga text yawe into a box, ushobora gustylinga text yawe muri box kuri web page yawe. So murakoze cyane. Niba wongeye gukunda ino video, please ukore like kandi wongere wibuke gukora subscribe.